Amahoro y'Imana twakunze Inyarwanda twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Game Changer. Arize umeze gute? Meze neza warite nawe nuko? Yes, meze neza. Muri ku munsi w'ejo werekeje mu karere ka Muhanga, ikipe ya Rayon Sport yari igiye kwesurana na AS Muhanga. Ibitego 4-0. Abarimo ba Adama Bagayogo, abarimo ba Asanana Inosa, abarimo ba Rivaldo bagiye batsinda ibitego by'ikipe ya Rayon Sport. No mukino wabonye gute? Ese Rayon Sport rikone guca amarenga yo kuzasoma amatsinda ko bamaze iminsi babyigamba. Ya, no mukino navuga wa mbere ikipe ya Rayon Sport yari kinye umukino uri officiel, umukino navuga ufatika wa gicuti. Ikipe yari kinye muri yitegura umwaka utawe imikino kwera ko bushize yari yakinye na yari yagiye kina imikino nyine bakinaga A na B, batangiye bakina hagati yabo A na B bakafata ikipe ya mbere gakina ni hakabe, hanyuma bakinye ni ikipe yo mu ciciro cya kabiri ariko wa gatanu banayitsinda ibitego 5 Nzove. Ntabwo nyibuka neza ariko nibura niwo mukino wa mbere twari twarabonye APRFC kina imikino ibiri ya gicuti navuga ifatika, barakina United kina na Gorira. Ya urumva nibyo bintu byari biteganyijwe rero ku munsi w'ejo bari bagiye mu karere ka Muhanga. APR yari yabanje itsinda gasogi 4 kuri Gorira ngaye bavuga ngo APR ishwa kuri serie cyane ngo Rayon Sport byafashe gute. Rayon Sport no yaje iterekamo ibitego 5 cyane kabisa. Ku munsi w'ejo nyine nibwo bari Muhanga saa 9 match ya gicuti ya mbere. Navuga match umuntu aramutse abehereye ku bwitabire kabisa, match aritabiriwe n'abantu benshi pe Rayon Sport. Wabonaga ko hari abafana benshi, noneho abenshi babambaye n'ubururu n'umweru kwera ko imyenda yayo ngira ngo bimaze kuba umuco, buri mwaka ironshinga imyenda mishya abafana babo bakayigura. Byavuye mu mujyi wa Kigali bikagera no mu ntara. Wanabonaga ko umunsi w'ejo ari abafana benshi ba Rayon Sport ariko biganjemo abambaye ubururu n'umweru. Navuga ko stade ya Muhanga nini buri inaruta Kigali Play Stadium mu bunini kwera ko hari igice kiri imbere aho abafana bicara benshi cyane, noneho kikaba n'ikindi gice kirimo igitwikiriye bari bishyuje hose kabisa. Ntago bigeze binjiriza ubuntu ariko stade nibura uramutse uvuze ko hari abafana nk'umbu 8 ntabwo wabubeshye. Urumva ko kubijyanye n'abafana bari baje ari benshi mu kibuga. Noneho umuntu aramutse agiye kwinjira mu kibuga abafana babonaga babureba abakinnyi babo ukabona bari kubakira gute kwa kuvuga ngo bafite ba Shadrack Bingibero we tubanze twinjire mu kibuga. Ibyo ni step by step. urumva nari imbere yanze uko bwitabire bwari bumeze nk'umuntu wariyo, ariko none reka tujye no mu kibuga kwera ko mbere na mbere nge nabanje no gutungurwa nuko hari abakinnyi babiri wenda reka mbanze mere kuri cyo ngicyo hari abakinnyi babiri batari kumwe n'ikipe ya Rayon Sport kandi bayisinyeho bitarushema Chris ntabwo ari kumwe n'ikipe ya Rayon Sport. Urumva bava mu modoka kabisa ntabwo yari kumwe nayo, ndetse no mu bindi bikorwa byose ntabwo yari ahari. Hanyuma no bita bigira Imana Bedero kagagusinyishwa kwa gatanu nibwo bamusinyishe, kwa gatandatu akora imyitozo ya mbere ku cyumweru ejo bakina nyine umukino wa gicuti. Ntabwo yari ahari, birumvikana ko we ntabwo ari tayari, ntabwo mu bijyanye n'imyitozo ntabwo ari aba fit. Yego nibyo yakoraga imyitozo mbere ukajya gutangira mbere ukasinya muri Rayon Sport, ariko mu bijyanye no kumenyerana n'ibiki nibura niyo umukino agisinya abagikeneye navuga nk'ikindi gihe gito kugira ngo yestare ngubu yarasinye akeneye kugira aho azaba kwashaka. Byose ni ibintu byumvikana ko umukino ku munsi ejo ataba hari, ariko witwa Rushema Chris we sinzi ntabwo nigeze menya impamvu atari ahari. Ubwo wenda reka ngiye mu bakinnyi 11 babanje mu kibuga. Urumva navuga ngo abakinnyi 11 mu izamu harimo ubita Drissa Kuyate, hanyuma muri defense harimo Nshimimana Emmanuel Kabange, Emery Bayisenge, Musore Prince, Sermogo Aromari, Tamwe Guruhari, Niyonzima VSF na Ndwa wa Mabre, Adama Bagayego, Mohamed Chere ndetse no bita Shadrack Bingibero. Nuvuga ngo abakinnyi 11 bari babanjemo, umutoza arabanje bajyana muri vestiaire, abandi bose bari hanze baraza batwicaye imbere aho itangazamakuru twe twicaye, abanza baha amabwiriza byose n'ibiki birarangira bava muri vestiaire mufatire Muhanga muri vestiaire. Ubwo nibyo yari kubabwira abakina bamaze kuva muri vestiaire babandi 11 bari babanje hanze nabo abajyana muri vestiaire agira ibyo kubaganiza ndetse banambara imyambaro. Urumva kwera ko Rayon Sport yaje nta myambaro y'ikipe yambaye. Abantu badukukira ku mbuga nkoranyambaga barabibonye ku munsi w'ejo amashusho twashyize ubwo bavaga mu modoka bari buri wese yari yambaye ibye. Ubundi baza kenshi buri wese yambaye buri akenshi mu mikino ya shampiyona wazo wambaye ibyabo. Ariko n'umukino wa gicuti nyine no mukino wa gicuti, ariko wabonaga bisa nabi kuntu, ariko ntabwo ari ibintu bisanzwe ko bafite imyenda myinshi amatraining n'ibiki, ari ukuntu baza bambaye impuzankano bakaba basa. Ariko ku munsi w'ejo ntabwo ariko byari bimeze. Rero bavuye muri vestiaire ikipe 11 ari yabanje mu bagiye gukora shifoma cyangwa se warm up cyangwa se ukwishisha ko wabyita kose. None n'abandi bari hanze bose
benshi urumva bahita bajya nabo muri vestiaire barabaganiza ndetse n'abana baha imyenda ubundi tayari ntabwo bigeze babivangamo bakozeho mapu zirarangira babandi 11 bari babanje mu kibuga bakoraho mapu zirarangira basubira muri vestiaire none n'abandi bandi bari hanze babona kuza gukoraho mapu gake gake ubundi match za gutangira barakina wenda reka mere mu bigo bijyanye n'imikino ukuntu mu kibuga byari bimeze ndikona udashyushye nka yeje ibintu muhanga byari bikonje nyine boya reka urumva ibintu turimo turavugana ibintu bya tactique uburyo ikipe yari mirakina urumva kandi urumva n'ibintu bisaba kwitona no kugira ngo umuntu abyibuke neza byose abikurure nuvuga ngo 11 bari babanje mu kibuga namaze kubabwira ariko noneho ushobora kwibaza ngo bari bahagaze gute ni nacyo kintu abantu benshi bari bategereje cyane kubera ko Family Tifu buryo akinaga muri Mukura Victory Sport no buryo bwihariye akina defense ya batatu ya imbere akaba ari abakinnyi batanu imbere ari abandi bakinnyi batatu bakina basatira nibyo bintu abantu bari bategereje kureba ese ni nako ari bwongere gukina navuga ko n'ubundi niko byagenze muri defense abakinnyi bari bahari ari batatu mvuko ukuntu byari bimeze wabita Emery Bayisenyi no wari uyoboye defense ni wari uyoboye kabisa ahagararanye no bita Nshimimana Emmanuel Ekeka Bank ndetse anahagararanye na Niyonzima Olivier Sefu abantu bazi ko ari umukasera ariko ku munsi w'ejo arimo arakina yari muri defense arimo arahengamira ku ruhande rw'iburyo ubwo bita Serumogo ari Omari yarimo arazamuka yarimo arakina ku ruhande yose y'iburyo uwo bita Prince Musore arimo arakina ku ruhande y'ibumoso mu kibuga hagati warimo arakina nk'umukaseri ni Narindwa Aimable n'ubundi nk'ibisanzwe Tambwe Guruwari ari imbere ye nka box to box cyangwa se nimero 8 uwari umeze nka nimero 10 Mohamed Chere ni Mohamed Chere urumva hanyuma uwo bita Shadrack Bing Bero akatakana na Adama Bagayogo bameze nk'ari barutayizamu babiri Shadrack Bing Bero ariko agasa nk'aguma muri box cyane gusa Adama Bagayogo we agasa nk'aho anavamo ariko nibo barutayizamu bambere nuvuga ngo ndizera abantu badukurikiye kabisa ikipe barimo barayumva uburyo yari ipanzemo Adama Bagayogo na Bing Bero bari barutayizamu babiri Serumogo ari Omari aheza ku ruhare yose y'iburyo Musore Prince aheza ku ruhare y'ibumoso mu kibuga hagati box to box ari Tambwe Guruwari nimero 6 ari Narindwa Aimable abakinnyi batatu b'inyuma uruhande rw'iburyo rwahengamiragaho uwo bita Niyonzima Olivier Sefu urw'ubumoso ruhengamiraho Nshimimana Emmanuel Ekeka Bange umutima wa defense ari mu mutima wa defense ari nawe wabaga yoboye defense asora imipira n'ibiki byose abonaga ko kabisa ari we muyobozi wa defense mu magambo make nubwo nuza Serumogo ari Omari niwe wambaye igitambaro cya kapiteni yakubera ko ntabwo uzari yaza uyu munyasenegale obeta Youssou Diagne niwe uzaba ari kapiteni wa mbere gusa ntabwo ari yaza kuko niwe wari kapiteni wa kabiri nyuma ya Muhire Keve ariko ntabwo ari yaza nyarwanda urabizi ko bano banyasenegale ntabwo bari baza mu Rwanda bijyanye n'ibibazo birimo biravugamo ko ari amafaranga batari bahabwa ubwo igice cya mbere barakina Rayon Sport ariko ukabona ko twamaze kugera mu kibuga kabisa bagakina ukabona ko Rayon Sport urumva na AS Muhanga wenda reka mbwira abantu abakinnyi 11 bari muri AS Muhanga ko harimo nabazwi nizama harimo bitategeka Imana Bonheur umukino wari umaze umwaka wose adafite ikipe yamaze yakiniraga muri Etoile de l'Est ntabwo yakinaga muri Etoile de l'Est mu cyiciro cya kabiri ntabwo apfa no kwimenya harimo bita ba Attack Joseph harimo bita ba Abumnemyi Mupenzi Pacifique Shaka Fribert Karema Eric Mugiraneza Jean Claude Paul Pondi navuga ko uyu mukinnyi n'umunyakameruni kabisa n'umwe mu bakinnyi batanze akazi Tuyimbaze Gilbert Nishimwe Blaise ndetse no bita Shingiro Honore uretse Blaise Nishimwe na Bonheur abakinnyi muri AS Muhanga bano ba Paul Pondi na Munyakameruni babona ko atanga akazi tugeze mu kibuga igice cya mbere byagiye uburyo byari bimeze ewana mu gice cya mbere wabonaga ko ikipe Rayon Sport iragera imbere za mu gace cyane kabisa urumva umupira watangiye ukinirwa hagati urumva AS Muhanga ndetse na Rayon Sport kugera imbere za muri ibintu bigoranye ukabona ko Rayon Sport nyine ntabwo irimo irashambura nibyo nta makosa irimo irakora n'umupira rubona ko iragerageza kuwugumana ariko ntabwo irimo irashambura AS Muhanga yo bikagenda gute ko AS Muhanga yo uburyo wabonaga nibuke cyane cyane bunyuze ku ruhande rw'iburyo rw'ibumoso rwa ruhande rw'iburyo nakubwiye ko rwabaga ruhengamiye honde Serumogo ambwiye Sefu nakubwiye Sefu ambwiye Sefu numva ngo rwa ruhande rw'iburyo uwo bita uyu Paul Pondi niwe wabaga arimo aragerageza kugera imbere zamu cyane yabaga yagoranye cyane Sefu yaragiye aragorwa pe mu gice cya mbere yaragiye aragorwa aragoka ewana ubona ko ibintu byanze kabisa ubona ntabwo ari tayari Sefu buriya urabizi ko yatinze kongera amasezerano yaratinze mbere yo kongera amasezerano ntabwo yakoraga imyitozo
safe buri uzanacunga neza ari bano bakinnyi bajya bikoresha imyitozo bano ba bedi imbere ukagenda bano bakinnyi cyane cyane bari mu Rwanda bano ba nshuti nose bari mu Rwanda bakunda kwikoresha imyitozo hari ahantu bahurira mu Mutarama akabakoresha imyitozo ariko umuntu bita safe ntabwo uzigera umubona wabonaga ko kubijyanye na physique ye iri hasi ukabona ko n'imipira marayitakaza n'ibikereyo mpamvu uruhande rwa Isimanga rw'iburyo wabonaga rw'ibumoso nirwo rwabaga rurimo rurakora kubera ko nirwo rwabaga ruri honde niyo nzimo reverse ukabona ariko uko iminota yagendaga nibwo yagiye yinjira mu mukino gake gake ewana ukabona mu gihe kwa safe byanze Sport akavaringwaga nande nyine rumva urwo ruhande n'ubundi byarangiraga rubaye menace ubwo ikintu nshaka kugira no kugira ngo numve imipira yageraga kwa Kuyate byagena gute kubera ko Kuyate bamushinjije ubuhanga buke n'ubwa ngo mu gice cya mbere ko n'igice cya mbere kirangira kabisa hari ukuntu nyine Rayon Sport yabaye menace cyane ariko ukabona ko Disa Kuyate arimo arakora akazi ku munsi w'ejo mu gice cya mbere Disa Kuyate yakoze akazi ke kose amanota yose 10 ku 10 afite kubera ko nta n'igitego yigeze yinjizwa ubwo numva mu gice cya mbere Rayon Sport imina kina urabona ntabwo iri mina shamburiya cyane Mohamed Shere agatakaza imipira bya hato na hato ariko ukabona ko arimo aranyuzamo akemeza abafana abona ko n'umukinnyi kabisa ni umukinnyi w'umutekinisiye najya kumera nka Yusuf Rab we ntabwo babinganyije 100% ariko ukabona ko n'umukinnyi w'umutekinisiye arimo aremeza abafanamo gake gake biza kurangira ikipe Rayon Sport bayinga igitego cya penalty yatsinzwe na Adama Bagayogo penalty yari ikorewe kuri Musore Prince niwe wari uyikorewe nyugaro w'ikipe Isimanga aramukorewe ikosa mu rubuga rw'amahina birangira Musore Adama Bagayogo ayiteye hateka Imana Boneri ayikuramo gusa umupira ntawugumana Adama Bagayogo ahita awusongamo igitego cya mbere cy'ikipe Rayon Sport kiba kirabonetse ariko mu gice cya mbere isura ya Rayon Sport mu gice cya mbere ntabwo yashamburiyaga cyane wabonaga ari ibintu biri aho ngaho ubwo ngubwo ariko nta bihambaye ikora hanyuma ungeze mu gice cya kabiri nabwo none ibintu byahinduye isura nibwo ibintu byahinduye isura impamvu nshaka igice cya kabiri wambwiye 11 babanjemo ariko ngiye ngiramo akabazo kubera ko imyitozo twagiye tuyikurikirana hari abakinnyi nka ba Musore Prince abakinnyi nka Bemere Bayisenge bagiye bashidikanywaho urumva kuri kabiri bahengetse Yosef urumva ko ni ikipe itari ihagaze neza ntabwo yari mu kibuga hagati ariko agahengamira ku ruhande rw'iburyo urumva ko nyine ekipe yabanjemo itaraza kukuzengereza nshaka kugira ngo numve niki cyahindutse kugira ngo Rayon Sport yari yatsinze igitego kimwe mu gice cya mbere ise mu gice cya kabiri kubita ibitego bitatu bariyo noneho bazamure amashyabo wasiragenda afate stade ya Muhanga izengereza niki cyahindutse nubwo ngo ikintu cyabaye mu gice cya kabiri Family Rotifu yakoze iminuka ku bakinnyi 10 nubwo ngo umukinnyi wagarutsemo ni Nshimimana Emmanuel Kabange ni nawe wambara igitambaro abandi bose bahise bava mu gwera ku munyezamu kugeza kuri rutayizamu ngira rero nubwo ngo abakinnyi 11 bahise bajyamo mwizamu hahise hajyamo Habimana Yves muri defense hajyamo agiye yitwa Yves Mugisha Yves nagare Imana Yves Mugisha Yves waturutse muri Rutsiro ukinira ya urumva hahise hajyamo Mugisha Yves mwana ni uziza n'ijuru Shimweri bavuze ko bakuyate nibatareba nabazabicaza yego urumva hajyamo na Fabrice wa Mupeto wandi wajyaga asimbura Bugingo Hakim hajyamo Paul Jesus hajyamo Ndayishimiye Richard hajyamo Azizi Basane hajyamo Harimana Abdulaziz hajyamo Rukundo Abdurrahman hajyamo Chance Randong ndetse no bita Karamoko yarimo arakina nk'umukase n'ubwo none ikipe ko yari ipanze ikipe ya kabiri izamo ko yari ipanze noneho mwizamu birumvikana harimo uyu Yves muri defense harimo Ganijuru Ishimweri urumva yarimo arahengamira ku ruhande rw'iburyo ibumoso ari gucaho yabwo uruhande rw'ibumoso abwo Ganijuru arimo yasaga nk'ari mu mutima wa defense Ganijuru na Fabrice bose bacibuye umusozi n'ubwo ngo yari mu mutima wa defense Ganijuru none uruhande rw'ibumoso rugahengamiraho Fabrice uruhande rw'iburyo rugahengamiraho nde Rukundo Abdurrahman niyo wari urimo arakina iriya kuruwari yose urumva hanyuma mu kibuga hagati hari ubwo urumva bari kumwe na Cindy Jesus Sport na Kabange n'ubwo ngo abakinnyi basaga nk'abasigara inyuma abasaga nk'abari basigara inyuma n'ubundi yari Kabange agasigarayo Ganijuru urumva ndetse n'uyu nguyu Fabrice none abasaga nk'abazamuka cyane Rukundo Abdurrahman yabaga azamukira ku ruhande rw'iburyo umva niwe wabaga asanga arimo arakina kubwiye batatu b'inyuma babaga bari inyuma nakubwiye Ganijuru hakabamo Kabange ndetse na Fabrice nibo batatu babaga basaga nk'aho basigara inyuma cyane abakinaga ku ruhari yose uruhande rw'iburyo ni Rukundo Abdurrahman aka Paplay uruhande rw'ibumoso ni Cindy Paul Jesus hanyuma mu kibuga hagati rero mu kibuga hagati habaga harimo uyu Richard
hakaba harimo uyu Karamoko wakinaga nko mu Kaseri Chancellor urumva Chancellor Ndongi yabo nibo bakinnyi batatu urumva nibo babaga ari rutayizamu abo nibo bakinnyi babaga bona barimo barakina hagati mu kibuga hagati harimo Richard harimo uyu Karamoko urumva ndetse na Harimana Abdulaziz Ekeri Valdo babaga abakina imero noneho biza kugenda gute noneho rutayizamu ari uyu rutayizamu uyu Chancellor Ndongo urumva ya niwe wari rutayizamu kabisa rero biza mbere yuko kajya wari ugiye kumbwira umuntu mwari mwicaranye ijambo yakubwiye uwo bita Kazungu aka Musemaji Kazungu kereva kabisa hari abantu yavuye yakarabye yavuye yakarabye ubwo ari cyo turashaka kugira ngo tujyeho tuhita tuza ariko reka tujye mu gice cya kabiri nabwo Rayon Sport urabona ko yahinduye ibintu urumva Rayon Sport yinjiyemo asimbuye urumva yinjiyemo asimbuye ko hari abakinnyi binjiyemo asimbuye icumi akanya direct ako n'abandi bagiyemo nyuma nubwo ngo ikipe ya Sport nubwo yatangiye gukina wo bita Sin Paul Jesus ukabona ko arimo arakina neza kabisa uruhande rwe rw'ibumoso bro baragiye rufata Muhanga ruyihindura isosi burundu Muhanga iragenda ibura amahoro ubona ko narwo ruhande rwakinaga cyane ibitego byinshi n'abyavuye iradukunda Pascal ni naho ya Pascal we mwihore Pascal ubona ko asa nkaho yarapfubye Pascal ubona ko asa nkaho yapfubye ariko yarapfubye none se umuheruka ryareruka gukora ibi bintu byatari ariko ubona ko iseze ishize asa n'utaraye neza nyine nibyo ngubwira ngo yarapfubye none se yarapfubye nyine yaraje agaruke byihorere ibyo ntabwo tubizi ariko uyu mukinnyi kabisa yakinye neza ku munsi w'ejo ubona ko ari naho kugira ngo nyine Rayon Sport ishamburiye itse n'ibyo bitego bitatu byose byabonetse mu gice cya kabiri ni byose byabaga bivuye ku ruhande rwe kubera ko nk'igitego cya kabiri cyatsinzwe na Harimana Abdulaziz Ekeri Valdo ni umupira n'ubundi wari uvuye kuri ruhande umusanga mu rubuga rw'amahina ahita atsinda igitego urumva hanyuma bw'igitego cya gatatu cyatsinzwe na Asanana Inosa uyu mukinnyi n'umuntu bita Asana bari baramwibesheho bagiye mu kiruhuko abantu babyibuka neza ubwo bushize dusoza umwaka ushize w'imikino kwibazaga tuti ninde wazanye Asana na Innocent ninde wazanye yego ariko yahawe umwanya ku mukino wa Bugesera cyagiye bawusubiramo cyagiye Rayon Sport bisa nkaho byanze umutoza aravuze ati n'ubundi reka nihere n'abandi bakinnyi umwanya abazamuye gikompara kwa abazanye Inosa Asanana Inosa niyo muntu watanze umupira uvamo igitego abantu baratangira bavuga bati ariko se ayo mukinnyi ntiyaba afite ikintu kirimo ahubwo yaratambuka ukabona nta kintu kirimo usibye kuba yarimwe umwanya bihera aho ngaho aza n'amakuru yavuga ko ari umwe mu bakinnyi bagumye mu Rwanda atigeze ajya mu biruhuko akora imyitozo hatari ku munsi w'ejo kabisa yarakonfirmye niba Rayon Sport no mu nzove naramubonye babacenga niba Rayon Sport yarafite gahunda yo kumutiza ibyo ngibyo leta bivamo ku munsi w'ejo kabisa n'umwe mu bakinnyi bigaragaje neza cyane urumva natsinda igitego cya gatatu ku ishoti riremereye yararekuye ari mu rugo rw'amahina hanyuma igitego cya kane kiza gutsindwa na Rukundo Abdurrahman kuri penalty uvuga ngo iyo penalty yavuye ni umupira Sin Paul Jesus yarahinduye myugariro wa Muhanga awukozaho intoki bona ko n'umwe mu bakinnyi bigaragaje uyu Sin Paul Jesus na Rukundo Abdurrahman azatsinda igitego cya kane nibura icyo bita takeaway umukino uburarangiye icyo abantu bakura muri uyu mukino bafana b'ikipe Rayon Sport muri make tunasoza bafana b'ikipe Rayon Sport icyo bagomba kumenya cyo hari abakinnyi batari ntabwo 100% misemba mbari mirahitaka ariko karaba abakinnyi nawe oya ntabwo baka nese urakaraba umukinnyi gute hari abakinnyi uwo bita Faringanya urabyibuka Faringanya yakiza mu mukino ntabwo abanyamakuru bari bamukarabye rero ntabwo ugomba kugendera muri uwo mujyo nicyo kigali ntabwo ugomba kumukaraba n'ubwo hari abakinnyi ku munsi w'ejo urumva yego ni sena ariko nagomba kugenda mu mujyo hari abakinnyi ku munsi w'ejo batigeze bigaragaza n'ibyo abantu bari babitezeho Bing Bero ntabwo yigeze yigaragaza urumva kandi wibuke ko abantu mu myitozo bavuga ngo ari hejuru urumva uyu Mohamed Chere nubwo hari utuntu yakoraga abafana bagakoma amashyi ariko ngiye ku giti cyanjye nta kintu arakora urumva aracyasabwa akazi karemereye urumva ntarindwa yaragerageje ku kigero nk'icya 60% kabisa yaragerageje urumva amanota buri uramutse ngiye kumuha amanota 60% abandi bakinnyi bo nabasanzwemo nta bihambaye n'ubundi abantu bari babitezeho urumva hanyuma ariko mu gice cya kabiri kabisa hari abakinnyi bo kwitondera Musore Prince ibyo yakinye biri mu kigero cyo gukina amatsinda ya CAF Confederations Cup biragoye urumva rega amatsinda na Rayon Sport bibwira ko yahita yageramo aka kanya rega Rayon Sport ni ikipe yaze rega ni ibintu byubakwa waritere nawe nukazagira ugendera mu bintu ni ibintu umuntu abyuka akahita ajyamo ni ibintu byubakwa nta wamenya umuntu yamuha umwanya ariko si umukinnyi mubi
njye numvaga abantu bavuga ngo umusore Prince nta kintu kirimo bakavuga ngo Rotifi noneho ngo yarakarabye ngo akine undi mwanya kweki yamubanje ukwekeje yari mu bakinnyi 11 be yabanjemo wibuka ko equipe yabanjemo yatsinze igitego kimwe nyine ariko niyo kipe ntabwo bikura ko ariyo kipe ya mbere ntabwo bikura ko ariyo kipe ya mbere bivuze ngo hari ikizira abonye muri musore Prince kandi wibuke ko hari abantu bavuga ngo musore Prince ngo ibiki ngo Rotifi ntabwo ari maramushema none kweri cyamubanje mu kibuga nicyo kintu burangiye audience tugira mu Rwanda basa nkaho bafata ibintu bumvise mu itangazamakuru 100%. Urumva bino bintu abantu basiniye abavuze bakahita bifata nkaho 100%. Oya ugomba no kubanza ukirebera ukinyurizamo ukagira ibyo wirebera ku giti cyawe. Navuga ko nta umukinyi buri abagaragaje urwego rwo hasi ku munsi w'ejo kandi abantu bari bingiteze bihambaye ni Bing Bero. Ubona ko ku munsi w'ejo nta bintu bihambaye ariko mu ikipe ya kabiri dusoza kugira ngo umunota umwe dusoze kuri Rayon Sport uvuga nkurikije ukuntu nayibonye abakinnyi bo kwitegaho. Oya ntabwo wahita udesida ngo ni ikipe izahangana gutyo kuko iyo Esi Manga bari barimo barakina nayo Esi Manga ikizamuka Esi Manga idafitemo abakinnyi bakomeye niyo mpamvu APR yanyagiye Gasogi yagera kuri Gorilla bikanga ikiza Rayon Sport ifite imikino ya gicuti myinshi. Rayon Sport mbere yuko Rayon Day igera bazabanza bakina imikino 3 bazabanza bakine na Gorilla na Gasogi ndetse na Itenzere bura nyuma y'iyo mikino nibwo zambaza kwambaza ngo Rayon Sport yazitwara gute mu mwaka utawe imikino nibwo ishusho izaba yamaze kuboneka ariko hari icyo twakuyemo ko ari abakinnyi bo kuzintonera mwaka utawe imikino cyane bano bakinnyi abantu badashaka no kugarukaho Paul Jesus bino mukinnyi wo kuzitondera wo bita Asanana Innocent mukinnyi wo kuzitondera Harimana Abdulaziz aka Valido bro wagira ngo arari muri Esperance Football Tournament wagira ngo ewana uko yakinaga niko arimo arakina ari hejuru cyane agenda abona mwe amakinnyi batatu kandi ikiza cyabo baracyari bato bakwitega mwaka utawe imikino nabandi baracyahari ariko ntekereza ko umuntu utaruhari ku munsi w'ejo cyangwa se n'umuntu utarebye umukino wa Esi Manga ku munsi w'ejo ntekereza ko yumvishe isura yawo uko byari bimeze muri rusange. Tuva ku ngingo ya Rayon Sport Aloyizi ngira ngo dusoreze muri basketball gato ya ikipe y'u Rwanda nago irimo turatsindwa uruhenu ikipe y'igihugu y'abagore iri muri Cote d'Ivoire irakina imikino y'igikombe cya Afrika muri basketball ku munsi w'ejo batsinzwe na Mozambique 40 kugira ngo dusoze batsinzwe na Mozambique amanota 72 ku munota 55 ubwo urumva ni nyuma yuko umukino ubanza bari batsinzwe na Nigeria amanota 92 ku munota 45 bita bistumara yo basoza imikino mu matsinda batobonye intsinzi nimwe urumva ko ntabwo turimo twitwara neza muri Cote d'Ivoire ariko ubwo ikipe y'igihugu y'u Rwanda muri y'abagore muri basketball igomba kwititegereza ikipe izava mu itsinda se ubwo ni ikipe izava hagati ya Uganda na Senegal ubundi tugahurira mu mukino uzagena ikipe yerekeza muri kimwe cya kane ubwo ikipe izava hagati ya Senegal na Uganda niyo tuzakina ubundi tumenye ngo ese tuzerekeza muri kimwe cya kane cyangwa biranga ariko abakobwa bacu ntabwo barimo baritwara neza kabisa muri Cote d'Ivoire. Yes, Aloyizi hari ikindi wenda wavuga kugira ngo dusoze ngira ngo nshuti bakunze inyarwanda iki ni ikiganiro Game Changer Abareyo nizere ko mwaryoheye ngo 11 n'abazungu niko musigaye mwivugira nizere ko ibintu bimeze neza kandi intsinzi ni yanyu ndabashimiye nitwa Ishimwe Ritel Aloyizi wakoze cyane wakoze cyane Murekate kumbona utemba itoto ibanganire ngo nanjye mbwira biwanye nibisanzwe nuko umuntu aba yaramenye ibanga ryo kurya neza hakirikare ubuse mama ko nge ntabona amafaranga kugura izo nyama za buri munsi yewe niba ugitekereza ko ukeneye inyama za buri munsi uribeshya rwose ubibanga namenye ni umuceri imbere ya mbere muri Tanzania wa Mama na Baba Rice naba natekesheje amavuta ya Mount Mero Soyiko bikaba karusho kandi buriya agafarini kazania nako ni ingenzi wanjye uwo muceri utumye utemba itoto gutyo cyane rwose ariko naho urashoboye ubusujya muri Tanzania kugura umuceri ashwida Aloyizi Supply Company barahari ku gacu twese ubwo nabasanga he bakorera mu isoko rya Nyarugenge munsi ya Ragarete cyangwa se ku mashami yaba ari ku isoko rishya rya Nyarugenge mu muryango wa B5 akarongo 14 wabahamagara kuri nimero 07823876 cyangwa se kuri 0782358478 ndetse nikabuga kwa Mayisha wabahamagara kuri 0782555999